ishuri twigamo nitwasabye kurizamo ariko twaryisanzemo kandi si twe gusa n'abakurambere baryizemo. Imana dutumyeho abantu bacu ibyo mwabakoreye murabizi. Avugaga abarimu turi ku ishuri amasomo meza. Mu ishuri tugirana inama, turibukiranya, tubwirizanya ibyiza tukabuzanya ibibi kandi twirinda kuvuga ibyo tudakora. Ikaze mu ishuri rya none. Mu ishuri rya none nyemera twigana ubundi nkundire ntangire nkubwira nti yamubyaye amukunze cyangwa atamukunze ariko yaramubyaye. Uzi urugendo bifata ngo akure maze arakura, amufasha abishaka cyangwa atabishaka, aramurera byibanze bimurimo cyangwa bitamurimo ariko yaramureze. Akami ka muntu umutima we yaramukunze cyangwa ntiyaramukunze, ibyaye ikibazo irakirigata. Ukuri kukuri ni ukuri, ihame ry'ihame ni ihame. Yibyariye umwanzi nawe amugira umwanzi, umuturanyi wa rwango ni rwango. Nyemera twigane nkundire tugendane, maze igihe nkanuye nawe nkundira ufungura amaso. Nabonye aho umubyeyi umwanzi we wa mbere ari umwana we yibyariye, wowe ntabyo urabona. Maze igihe nkanuye nawe nkundira ufungura amaso. Nabonye aho umwana umwanzi we wa mbere ari umubyeyi we wamwibyariye, ese wowe ntabyo urabona. Nabonye umwana wishe umubyeyi we, wowe ntawuzi. Nabonye umubyeyi wishe umwana we, wowe ntabyo wabonye. Nabonye umubyeyi utifuza iterambere ry'umwana we, ese wowe nturi muri abo. Maze igihe nkanuye nawe nkundira ufungura amaso. Yibyariye umwanzi nawe amugira umwanzi. Nabonye umubyeyi ari umugaragu w'umwana we. Nabonye umubyeyi ufasha abari kure y'umuryango we ariko adashobora gufasha uwo yibyariye. Nabonye umwana wakize akibagirwa iwabo. Nabonye umubyeyi wareze umwana we bunyamaswa maze umwana nawe aba inyamaswa. Mwene Samusi uravukana isunzu, yumvise atonoma nawe aratonoma, yumvise amoka nawe aramoka. Yamubereye urugero ariko ntiyarazi ko ari nyina akazihamagarira. Yibyariye umwanzi nawe amugira umwanzi, umuturanyi wa rwango ni rwango. Simvuga ibyo mvuga nivanga nshaka kuvangura ibyo ntavanze. Turi mu ishuri, ishuri ryampaye inganzo imishuri. Uburere buruta ubuvuke, aho kubyara utazaha uburere bukwiye byaruta ukabyihorera. Ntuzahitemo kubyara uzoreka isi nawe atagusize. Ariko bamwe mu bantu bumva kurera bakabyumva nabi. Wa mubyeyi we, umwana kumurera si ukurya, kwambara no kuryama gusa. Ibi ni ibifasha umubiri, ahubwo uburere nyabwo ni bumwe bugera ku bwonko, ni bumwe bugera ku mutima, ukagaburira roho, isabune ya roho. Ibirenze ibi byose ariko nagize agahinda ubwo nabonaga umubyeyi ukoresha umwana w'imirimo ivunanye, inyiturano ikaba kumuhahamura. Yumvaga atamufasha kwiga kandi yari afite ubushobozi, ntiyamwambikaga. Yewe guhaha byabaga rimwe na rimwe nta cyabuze. Umwana ntiyari yemerewe gukina n'abandi bana, umwana ntiyari yemerewe kuruhuka. Umwana yari umukozi, ntacyo atakoze mu muryango we. Nubwo yabaga ari kumwe n'abari abakozi wabo ariko hashimwaga bo. W'igihe yavugwaga gusa ni igihe habaga habaye amakosa. Yabaga yayakoranye n'abandi ariko niwe wabiryozwaga, kabone niyo yabaga nta ruhare yabigizemo. Ariko byagera mu gushima umwana byabaga bimeze nk'aho adahari. Iteka ni ugutotezwa. Cyakora bya nyirarureshwa umubyeyi we akamubwira ko ari we wikorera. Nibyo yarikoreraga kuko byari iby'iwabo, ariko si byo ukora imyaka 5-10 bihindura ubuzima bw'abandi wowe utanashimwa. Ufite umutima ki wo kuguma mu gisa nk'uburetwa? Si ukwiga guhiga ngo uzahige, ahubwo nawe uri impigi. Yibyariye umwanzi nawe amugira umwanzi, umuturanyi wa rwango. Maze igihe nkanuye nawe ufungura amaso. Ibi nkubwira si inkuru mbarirano. Ubundi nta mwana wanga umubyeyi we, nta mwana ubanira nabi umubyeyi we, ahubwo umubyeyi atuma umwana mwanga. Umubyeyi niwe ubanira nabi umwana. Amagambo akomeye, ukuri kugoye kukumva, ariko uko yatojwe niko agenda. Kandi umutoza we ni wowe. Ningwe ubwayo mu bugwe bwayo butinywa, ngo ntiyarizi gufata ku gakanu. Icyubahiro ni icyawe mubyeyi, ariko se
uragikwiye. Ni itegeko ko wubahwa nta gushidikanya, ariko ujye uzirikana ko uwo mwana ari indagizo wahawe. Nyirayo uzamubwira iki? Yibyariye umwanzi nawe amugira umwanzi. Umuturanyi wa Rwango niwe Rwango. Simvuga ibyo mvuga nivanga nshaka kuvangura ibyo ntavanze. Turi mu ishuri ryampaye inganzo imishuri ntizibika zari amagi. Nawe mubyeyi wigeze kuba umwana w'umutware, utazi umukungu yima umwana. Kwiga umwana ntiyize, uwize nawe yize bigoranye kubw'Imana gusa. Ubuzima bwe bwuzuye ihohoterwa yakorewe n'umubyeyi we. Ibanga ry'umuryango Imana ikaba igitangaza kuko imuhishira. Ntiwapfa kumubona yarenzwe n'ibibazo. Nta gutekereza kabiri amakosa ya cyana yari yakubitiwe bitari ibyo guhana bya kibyeyi. Umunsi ku wundi hagiye haza umwijima hagati y'umubyeyi n'umwana, kugeza aho umwana yumva akagomba kwimuka umubyeyi. Mwibutse ko ntacyo atakoraga mu iterambere ry'umuryango, ariko iryo terambere kaguma ku mubyeyi umwe gusa, ndetse akanafasha abandi bakure y'umuryango we. Ni byiza rwose, ariko wowe uri kutwumva aka kanya uzazirikana abo mu rugo rwawe mbere na mbere, ubundi nyuma wagura imbibi ujye ku bandi. Ibaza umubyeyi utakwambika atari uko yabibuze. Ibaza umubyeyi utakwishyurira umwana w'ishuri atari uko yabuze ubushobozi. Ibaza umubyeyi na duke yahaye umwana we yibyariye. Umwana we yibyariye akagenda abibwira abo bitareba, nta n'icyo bapfana. Ibaza umubyeyi ufata iya mbere akaba ari wisebereza umwana we umunsi ku wundi, umwaka ugashira undi ugataha avuga ububi bw'umwana we. Nyamara ngo wavuga y'inzuki ubuki abavumvu babwigumanyira mu mizinga yabo, cyangwa inzuki zikaba nk'amasazi. Yibyariye umwanzi nawe amugira umwanzi. Umuturanyi wa Rwango ni Rwango. Simvuga ibyo mvuga nivanga nshaka kuvangura ibyo ntavanze. Turi mu ishuri, nyemera dukomeze twigane. Ikizakubwira umubyeyi gito usanga agereranya umwana we n'abandi, nabwo bitari byiza. Aturiye igicucu, injiji, ntacyo uzimarira. Kanaka we yibyariye umwana uzi ubwenge, abo kwa kanaka bo bazi ubwenge. Urasuzugura umwana wawe wamugize idebe. Uko ukomeza ibyo uzategereze idebe uzaribona. Ariko disi uko utamenya uwo mwana witwa igicucu, uwo mwana witwa idebe, uwo mwana wita injiji, mu kuri kwa nyako nta naho abahuriye nabo bamugereranya nabo, ariko mu buryo bworoshye. Umubyeyi usuzugura umwana we akamubonamo nk'igicucu kuko ari byo yifuza kubona, akamubonamo idebe kuko ari byo yifuza kubona, umwana agenda nka se, kandi uwacuze idebe nawe yaryitirirwa akaba idebe. Ntimukiyaturireho ibibi. Abana ni abantu beza, agatukwa akangwa ntashyigikirwe mu rugendo rwe, ariko umunsi umwe Imana yafungura inzira. Uwari igicucu cy'igitutsi akaba igicucu bikingamo. Uwari injiji akajijura abandi, akobo yacukuriwe kagahindurwamo kuramburirwa ibishura ngo atambuka adatonekara. Bakamuha amata bakamwongeza, intamenya bakamusingiza. Umwana ntiyanga umubyeyi nabikubwiye, maze akamubabarira ibi byose yamukoreye kandi atamusabye imbabazi. Umuntu wakoze ikosa ni uwigishije umwana ko umubyeyi yubahwa, ariko ntamwigishe ko umwana nawe yubahwa. Ahakoresha inyurabwenge. Yibyariye umwanzi nawe amugira umwanzi. Umuturanyi wa Rwango ni Rwango. Nagize ubwoba ubwo nabonaga umubyeyi n'umwana baburana mu nkiko. Nagize ubwoba ubwo numvaga umubyeyi abwira umwana we ko se w'umwana amenywa na nyina. Nagize ubwoba ubwo niboneraga umubyeyi yima umwana we. Nagize ubwoba ubwo numvaga umubyeyi atanga itegeko ryo kutagaburira abana be mu rugo rwe iwabo w'abana, ariko abatari abana be bo bakaba aribo bemererwa ko babona ibyo kurya. Nagize ubwoba ubwo nabonaga umubyeyi uhora utega iminsi abana be. Nagize ubwoba bwinshi ubwo numvaga umubyeyi uhora ategereje inkuru mbi ku mwana we. Ese wowe urumva ntabwo wabiteye ko umubyeyi mu kanwa ke yivugira ko nta mwana we yaha akazi ngo amuhembe, ahubwo yakoresha abandi akaba ari bahemba? Uru ni rwo rukundo twumva rwa kibyeyi se? Inkurumamo si amabwire. Nagize ubwoba
ubwo nabonaga umubyeyi wicishije ifuni umwana we. Nagize ubwoba ubwo namenyaga inkuru y'umwana nzi yicishije umubyeyi w'ishoka. Byose bapfa biri aho mu rugo rwabo, biri mu muryango wabo. Rimwe na rimwe njya nibwira ko ahari byaba byiza hatabayeho umwana ntihanabeho umubyeyi, ariko nkagarurwa nuko hari abatameze nk'abo twavuze. Yibyariye umwanzi nawe amugira umwanzi. Umuturanyi wa rwango ni rwango. Ese bigenda bite ngo umubyeyi ubwo akenesha umuryango maze akabona ko yisahura ubwe, maze akabona ko abo kubyegekaho ari abo babana harimo n'abana be? Urukwavu ubundi rukuze ngo rwonka abana. Ntumbaze umubyeyi gito niba nawe ibi yabyumva, cyangwa niba azumvishwa n'ikinyarwanda kitari cyo bavuga ko urukwavu rukuze barurya. Nari umugabo ntihabwa intebe, naho umushumba ushaka gukamiza ataragiye sinzi icyo yabakama. Kubeshya kwa bamwe no kubeshyera abana, maze bati abana b'ubu ntibashobotse. Bashoboka batemwe ba mwarimu babo mubarenze mu kudashoboka? Harya ngo ni ab'ubu mwese ntimugihari. Yibyariye umwanzi nawe amugira umwanzi. Umuturanyi wa rwango ni rwango. Umunsi uzatekereza ko uburezi buhenze, uzategereze uzabona uburyo igiciro cy'ubujiji aricyo gihenze. Nyemera dukomeze twigane. Nakomeje kwitegereza ndeba homba, yewe ndebuzwa no mu ngo z'abandi, ngereranya bamwe n'abandi, maze mbona ko hari n'imiryango ibana abo bandi. Ibyago nagize, agahinda nagize, amarira nagize, ni ukubona ibyo ntakunze. Ariko kandi sinakirengagiza ko hari amahirwe nagize kuko narize, byaranyigishije. Nyemerera nawe dukomeze twigane. Yibyariye umwanzi nawe amugira umwanzi. Umuturanyi wa rwango ni rwango. Ese ni inkuru nziza bingana iki ko umubyeyi yashimishwa no kuvuma umwana we? None se ubundi biterwa n'iki ngo umubyeyi mu minsi yose atoteza abana be imvugo mbi zibi biribwa bya buri munsi? Nta na rimwe cyangwa se ntakabije gake cyane aribwo yishima imbere y'abana be, hanyuma ahandi akishimira batarabe, akabatakagiza. Abatakagiza n'ubundi nabo ubwabo aho iwabo nabo badashimwa. Aha amageze byaranshanze, nakomeje kubyibazaho, nabyo kumfungukira ngo mbisobanukirwe biranga. Natangiye kugira ubwoba, ndibaza nti ahari se ababyeyi bamwe na bamwe si bo banzi b'abana babo bisanze batabizi? Ubwoba bwahise bwiyongera. Ndavuga nti ese byambaho umwanzi wanjye yazaba umwana wanjye? Uyu utanga urubyaro azamunyime. Ariko disi isi tubamo ni ishuri gusa, isi yuzuye amasomo. Nazengurukije amaso, mbona hari abandi babyeyi barwanirira abana babo. Mbona hari ababyeyi byose bakora baharanira ubuzima bwiza bw'abana babo, yewe banapfa ku bwabo, ntibaryama ku bw'abo bana babo. Abo babyeyi imyumvire yabo bumva ko byose bakora bagomba guha umurage mwiza abana babo. Ibyo mbibonye nongeye kugira icyizere, maze ngira n'ibyiringiro. Ariko ubwoba ntibwashize, ahubwo bwaragabanutse. Nakubwiye ko nta mwana ugira uruhare mu kwangana n'umubyeyi. Nibyo, ubundi umwana wese agira ubwenge bw'ibanze, ni ukuvuga akivuka azi ko umubyeyi we ari we ntwari ye. Buri mwana wese aba yizera umubyeyi we nk'umunyembaraga uhiga abandi bose. Ese bigenda bite ngo iyi myemerere ihinduke? Bigenda bite ngo umwana intwari ye atewe ishema na yihinduke ntibe umubyeyi we? Ushobora kuvuga ngo nuko aba yakuze, yamenye ubwenge, yamenye gutandukanya icyatsi n'ururo, ariko ukuri nuko ahubwo yagakwiye kugira ubwo bwenge noneho ashimangira ko nawe yaba nk'umubyeyi we. Ariko biteye agahinda, ahubwo umwana arasenga asaba ko Imana yamuhindurira umubyeyi. Abana bamwe na bamwe bateye ipfunwe n'ababyeyi babo, yamubera intwari ate? Yibyariye umwanzi nawe amugira umwanzi. Umuturanyi wa rwango ni rwango. Nyemera dukomeze twigane. Impamvu ya byose ni uko umwana yubaha, yatojwe kubaha abakuru. Umukuru wa mbere n'umubyeyi we. Ariko ikosa ikiremwa muntu cyaguyemo ni ukubona umwana ushyamiranye n'umubyeyi, ikosa rigahita rijya ku mwana. Nibyo ikinyabupfura twatojwe, twigishijwe, twabwiwe kubaha abakuru. Ese abakuru bo
bigira he kubaha abato? Bigishwa nande? Bana bato, 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 ndi mwarimu wanyu, mwubaha ababaruta, barangajwe imbere n'ababyeyi banyu, ariko n'abakuru bubahe, hakenewe ubwubahane. Ibi nibiba umuto azakura yubaha umuruta, ariko nawe yubaha uwaruta, kuruta kwihimura byo gushaka icyubahiro. Reka nkugarure mu rugo hagati y'umubyeyi n'umwana. Umubyeyi wabyaye umwana mukunze, nyuma akaba umwanzi we. Umwana wabaye hazi ko umubyeyi we Mana ye, nyuma ati iyo ngisha inama ngo mbyare, nari guhitamo kukubwira ukabyihorera. Icyo wabibye nicyo usarura. Mubyeyi ni iki wabibye mu bana bawe? Uri kubiba iki? Tegereza umusaruro ugendanye n'icyo wabibye. Umubyeyi umwe yateye urutoki, undi atera imishubi, ndavuga amahwa, uzandebera igihe cy'isarura. Nyemera dukomeze twigane. Amatwi yanjye yumvise ibyo atagakwiye kumva, ariko kuko mbivuze byari ngombwa. Numvise aho umubyeyi umwe yanengaga undi ngo kuko yarihiriraga abana b'amashuri amafaranga menshi mu mashuri ahenze. Numvise umubyeyi wanenze undi ngo kuko yahaye umwana we aho kubaka, ati ko ahamuhaye bazahinga he? Ni ibihe bihingwa byaruta umwana wawe wibyariye? Biteye ubwoba. Ese ubundi bigenda bite ngo wananiwe gushyira mu murongo mwiza ibyo mu rugo rwe, ngaba ari ushaka gutanga imirongo migari ngenderwaho mu yindi miryango? Ababyeyi nk'aba babaho batanga abagabo iteka, baba bishushanya, ariko ukuri kuratinda ntiguhera. Mubyeyi wowe uteganya kuba umubyeyi, unyumve neza, ukuri kuraryana ariko guca mu ziko ntigushye. Ikosa abantu tugira, ikibazo benshi duhuriyeho, ni ukwanga ubusharire bw'umuti. Umuti ukuri, ubusharire bw'ukuri ntibukundwa, ariko ubwira uwumva ntavunika. Habwirwa benshi hakumva bene yo. Yibyariye umwanzi nawe amugira umwanzi. Umuturanyi wa rwango ni rwango. Simvuga ibyo mvuga nivanga nshaka kuvangura ibyo ntavanze. Turi mu ishuri, ishuri ryampaye inganzo, inganzo imishuri. Nabonye aho abana bishima umubyeyi wabo adahari, bagaseka bakaganira. Umubyeyi yaba agihinguka mu rugo, abana ntibishime, abihisha bakihisha, kuvuga bikarangira. Intare mubyeyi igeze mu rugo. Nabonye umubyeyi wamaze imyaka irenga 30 ataranaganiriza abana be na rimwe ngo bajye inama. Ikiganiro kibaganisha aho bakizi gusa batuka, abanenga, ababwira imvugo mbi gusa. Uyu mwana gutataha hamuka ngo avemo ikihebe, ngo amazi yabaye make aharirwa imfizi. Ubu ni ubusambo, noneho ikirenze ibyo. Nabonye umubyeyi w'igisambo wihaza, agahasa n'abandi bahandi, ariko umwana wari ikizira. Urya inshuro n'inshuti bigashira udahaze. Mwana ujye wubaha umubyeyi wawe yarakubyaye ntiwamubyaye. Ujye umubera uwo wakifuza ko wawe yazakubera we. Mubyeyi nawe ukebuke, waramubyaye ntiwamuremye. N'indagizo uzabazwa n'uwamuremye. Yibyariye umwanzi nawe amugira umwanzi. Umuturanyi wa rwango ni rwango. Gato cyane dusoza ishuri ryacu ry'uyu munsi. Mu mudugudu umwe hari umuryango wabagamo umubyeyi witwaga Mukamana n'umuhungu we witwaga Keve. Keve yari yarakuze atagira se hafi kuko yari yaritabye Imana akiri muto. Mukamana yakoze uko ashoboye ngo arere umwana we, ariko uko imyaka yagendaga ishira umubano wabo wagendaga wangirika. Keve yumvaga nyina amuha amabwiriza akakaye. Buri gihe yamubwiraga igihe cyo gutaha, inshuti zo kugenana nazo, ndetse n'ibyo agomba kwiga, ariko Keve akumva adafite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cye. Mbese nta mwanya yahabwaga mu rugo, nta mwanya nyina yamuhaga kugira ngo nawe byibura baganire. Iyo yageragezaga kuvuga icyo gihe ashaka kuvuga icyo atekereza, nyina yahitaga amuca mu ijambo ati ndi nyoko, ibyo nkubwiye n'ibyo ukora. Ibyo byatumye Keve atangira kwinangira. Yatangiye kujya ataha atinze, akabikora nkana.
rimwe na rimwe akabeshya aho yari yagiye. Iyo nyina yamubazaga yamusubizaga nabi cyangwa se akicecekera. Nyina kandi nawe ntiyashaka kumva impamvu umwana we yitwara atyo, ahubwo yajyaga amutuka amugereranya n'abandi bana bo ku baturanyi, ati reba wa mwana wo kwa Kamanzi uko yitwara. Atanga urugero, wowe uzagira iki mu buzima? Uzimarira iki? Ntacyo uzigezaho, uri injiji, uri icyomanzi, uri igicucu ndetse n'ibindi. Ayo magambo yababazaga Keve cyane, ariko ntabivuge, ahubwo yagendaga abyibikamo. Nyuma y'igihe yatangiye kumva ko nta muntu umwumva mu rugo, atangira kumara umwanya munini hanze. Yisanze mu nshuti zamushishikarizaga kunywa inzoga n'ibiyobyabwenge no gusuzugura ababyeyi be. Nawe abikora kugira ngo yumve ko hari aho byibura yemewe. Mu rugo ho ibintu byakomezaga kuba bibi. Nyina wa Keve yarushagaho kurakara, Keve nawe akamuhunga. Igihe kimwe Keve yamaze iminsi biratagarutse mu rugo. Nyina yari yarasinziriye, amushaka hose. Agarutse, aho kumubaza neza ikibazo yagize, Mukamana yahise amukubita anamutuka cyane. Keve nawe ararakara cyane, afata umwanzuro wo kuva iwabo. Hashize amezi menshi adataha. Mu buzima bwo hanze yahuye n'ibibazo byinshi, inzara, kubura aho kuba n'abantu bamushora mu bikorwa bibi. Nibwo yatangiye kubona ko nubwo nyina yakoraga amakosa, ariko byibura yamukundaga. Ku rundi ruhande ariko nyina nawe yatangiye kwisuzuma. Yabonye ko yakundaga gutegeka aho kuganira, guhana aho kumva, no kugaya aho gushimira. Umunsi we Keve yaragarutse, bombi babonanye bararira. Nyina amusaba imbabazi kubw'amagambo babi yamubwiye no kutamwumva. Keve nawe asaba imbabazi ku gasuzuguro no kutubaha nyina. Buhoro buhoro bongera kubaka umubano. Ntibyari byoroshye, ariko batangiye kwiga ikintu kimwe cy'ingenzi. Icyo kintu nshaka ko buri wese uri mu ishuri rya none nawe kimubera inzira, kimubera akabando, kimubera intwaro azatwaza umuryango w'iteka ryose. Ikintu cy'ingenzi bize ni uko umuryango usenywa n'amakosa y'impande zombi, kandi wongera kubakwa n'ubushake bw'impande zombi. Umuryango usenywa n'amakosa y'impande zombi, kandi wongera kubakwa n'ubushake bw'impande zombi. Iyo umwana yinangiye, ntiyumva inama kandi agasuzugura ababyeyi, ashobora kwishyira mu bibazo. Ariko kandi iyo umubyeyi atumva umwana, akamuyoboresha igitugu, amutuka cyangwa akamuca intege, nabyo bishobora gusenya umubano. Kuganira, kumva mugenzi wawe no kubahana, nibyo bituma umuryango ugira amahoro. Mu ishuri tugirana inama, turibukiranya, tubwirizanya ibyiza kubuzanya ibibi, kandi twirinda kuvuga ibyo tudakora. Amasomo meza.